cya shitani cyarakaye. Umusore utanyezo ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up, my beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that you are fine. My name is Badon, as usual. Ni DON TV nk'ibisanzwe. Baje kugeza amakuru menshi abagiye atandukanye bari kugenda agarukaho cyane ku bantu banyu, ku bantu mwakunze cyangwa se ku bantu mukunda abibyamamare haba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Aho maje kubanyuramo ku makuru bagiye yiriwe hano hanze gusa muri kano kanya ngira ngo urabona ko ari inkuru y'akababaro ituzanye muri kano kanya ngira ngo nkuko amaze kubibona kuri thumbnail yacu ndetse no kuri titre y'inkuru. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru abantu benshi rwose yaguye nabi cyane. Ngira ngo uri kubona ko hariho umusore w'imyaka mikeya, ni umusore no kumurira ku maso nako yari umusore wari ukiri muto yabyatari, gusa yitwa DJ Dizzo niryo zina abantu benshi bamumenyeho, gusa bundi usanzwe yitwa Mutambuka Derrick, akaba ari umusore ukomoka hano mu Rwanda, yavukiye hano mu Rwanda ariko aza gukurira muri aza gukurira mu Bwongereza. Yakuriye mu Bwongereza hanyuma aza kuza hano mu Rwanda kuko icyo gihe yari yabisabye avuga ati ndabona ubuzima bukomeje kumera nabi. Icyo gihe n'ubundi yabonaga ko indwara yari imeze nabi cyane ko icyo gihe bari banamubwiye ko atagomba kurenza umwaka wa 2022 adapfuye, ariko aravuga ati mureke njye kuba njye mu Rwanda aho navukiye, nubwo bwose naje kwiranga ariko njye mu Rwanda aho navukiye kugira ngo wenda ariho nzaba nzitaba Imana ndi. Famille ye ibikora nkuko yabisabye, bamuzana mu Rwanda. Ageze hano mu Rwanda n'ubundi ubuzima ntibwakomeza kugenda neza, ukajya kwa muganga rimwe akongera kamera neza bikongera bikanga. Hanyuma ageze mu Rwanda rero hari igihe byageraga n'ubundi akongera akagira gahenge akamera neza mo gakeya. Ari nabwo twaje kumubona igihe habaga igitaramo cya Arisudi, nabwo tuza kumubona ndetse yagenda akorana ibiganiro n'abantu, naho yigeze ajya no kudija n'ubundi i Rubavu. Nyuma nyine n'ubundi amaze kujya mu Rwanda igihe ubuzima bwagenze neza nyine baramuvura asa naho yorohewe, arongera ajya mu kazi, ariko n'ubundi hagacamo iminsi mikeya akongera agasubira mu bitaro, ibintu bikomeye cyane. Hari igihe rero higeze hakorwa fundraising yo kumuvuza. Icyo gihe muri famille amafaranga yaramaze kuba makeya, bakora fundraising yo kumuvuza, ndetse icyo gihe aza kugarura ubuyanja, yongera kugira akabaraga gakeya, hanyuma akajya abyuka akajya mu muhanda akavugana n'abantu, ndetse icyo gihe ajya i Rubavu. Ariko ubwo yakoranaga n'ikiganiro na Irene mu mwaka ushize, yatangaje ko agiye ahura n'abantu benshi bakagenda anamubwira amagambo atari meza amubabaza, aho yavuze ko ngo hari abantu bageze muri 4 yahuye nabo bamubwira bakavuga ati dore ntabwo arapfa. Bamwe bagasheta ati amafaranga yacu uzayadusubiza, bamwe basheta ati arapfa uno munsi arapfa ejo, bitewe nuko no kwa muganga bakundaga kuvuga yuko ngo no munsi aribwo agomba gupfa, ejo azagiye bizagenda gutya, nyine bakamubwira igihe azapfira. Ariko bikaza kurangira Imana ikinze ko uwo munsi akawurenza ikamwongera iminsi yo kubaho, ariko n'ubundi ubuzima bukaba butameze neza. Muri 2023 nibwo yaje kuba n'ubundi yajya asubira mu bitaro i Kanombe, ubuzima bumeze nabi. Hanyuma aravuga ati munsengere abanyarwanda, munsengere muze gufata umwanya munsengere, ubuzima ntabwo meze neza, wenda mushaka gusenga akagira ikintu Imana ikora. Cyane ko njya numva ko hari ahantu bijya biba ari igitangazo ugasanga umuntu akize kanseri, ati munsengere ubuzima ntabwo meze neza na gakeya, munsengere ndebe ko nanjye nakira ubuzima bukagenda neza, kuko yizeraga yuko binyuze mu masengesho ashobora gukira, ubuzima bukongera bukagenda neza. Nubwo bidakunze kuba ko kanseri ikira, ariko yizeraga neza cyane ko binyuze mu masengesho ubuzima bushobora kongera kugenda neza, akagira n'ubuzima buzira umuze. Ariko ntabwo byakunze nkuko binarangiye yitabye Imana. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kugenda bazwa cyane no kuba yitabye Imana nta mwana afite, kandi icyo gihe habaga igitaramo cya Arisudi. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yaratangaje ko muri makeya yishimye, afite ibyishimo by'uko mu minsi mike yagiye kuza ngo yari yiteguye kwakira umwana, cyane ko umukobwa bakundanaga byavugwaga yuko atwite, haburaga iminsi mike ngo abyare, haburaga iminsi mike ngo abyare. Rero avuga ati mu minsi mike nubwo wenda mbona ubuzima butameze neza, dushaka kwakira umwana w'umuhungu, ariko ntiyatangaza umuntu bagiye kumubyarana. Ikintu cyaje kuba rero nyuma haje gucamo iminsi, bitewe nuko n'ubundi DJ Dizzo ntabwo yakundaga guhura n'uwo mukobwa cyane, ngo baherukaga guhura haciyemo amezi ageze muri 6 gutyo. Ariko hamaze kugira amezi 9 none amaze kugera, abona wapi nta kintu kibaye.
ariko yari yamaze gutangaza ko mu minsi iri imbere bagiye kwakira umwana w'umuhungu akazawenda bikaba bishoka cyane ko ashaka kuzitaba Imana asize umwana. Hanyuma icyo gihe hacamo iminsi n'undi yaratangaje ko ashaka kubona umwana amezi 9 aragera, abonye aho narenze andi mezi 2 uwo mukobwa waribwa byara. Hanyuma aza kugira nawe amakenga batu ko biri kose shaka gusanga naribeshye no mwana atari wanje. Hanyuma bajya gukoresha ibizami muri Rwanda Forensic Laboratory, bakora ibizami bigeze muri 7 byose, basanga muri ibyo bizami byose kwari 7 basanga nta kizami n'iki na kimwe kigaragaza ko umwana ashaka kuba ari wa DJ Dizzo. Hanyuma rero ubwo biza kurangira gutyo, nabonye ko nyine nta mwana, uwo mwana atari uwe, abiza no kurangira nyine n'ubundi buzima ukomeje kugenda nabi. Hanyuma icyo gihe abitangaza bari baje ati none se ko nawe ubona ko nta minsi myinshi ushigaje kubaho hano ku isi, nawe bizi ku giti cyawe nkuko babigutangarije abaganga, ndetse ubona ko nawe ubuzima umeze nabi, nta kuntu wakwigenza ukawenda wakwitaba Imana usize umwana. Hanyuma aravuga ati hanyuma arabatangariza ati birashoboka cyane ko mu minsi iri imbere dushobora kwakira umwana w'umuhungu. Abantu barabyishimira cyane, ariko biza kurangira nyine n'ubundi bigaragaye ko umwana atari uwe. Ni ibintu byabaje abantu cyane, kuko icyo gihe abantu babimubajije bari bafite amatsiko, abo nyine bagira ngo bumva ko ari n'inama bari kumugira kugira ngo wenda abe yakwitaba Imana hari umwana asize. Ababwiye ko mu minsi bike bashaka kwakira umwana, barishima cyane, barabiserebra. Ariko nyuma yuko bigenze uko bagakoresha ibizami bagasanga nyine umwana atari we, byababaje abantu benshi cyane. Baravuga ati ibintu ntabwo ari iby'i Rwanda, ndetse hatangiye gukoreshwa hashtag ngo fear woman. Bigenda gutyo. Hanyuma rero ubuzima bukomeza kugenda bugorana. Mu minsi yashize rero ntabwo byarimo bivugwa uko n'ubundi ubuzima bwe bwari buhagaze, ariko n'ubundi ntabwo bwari bumeze neza kuko yari ari mu bitaro, n'ubundi abaganga bari kumwitaho. Ariko biza kurangira muri uno mugoroba batangaje yuko ubuzima bwe rwose byarangiye, ubu ngubu atari kubarizwa mu bahumeka. Nuko nguko bimeze rero. Ubuzima ntabwo buba bworoshye, gusa niba wowe uzi neza ko umeze neza, wumva umeze neza, usenga Imana, ujye ukomeza uyisabe kugira ngo ikongere iminsi yo kubaho, ikongera ubuzima. Gusa ntabwo ubuzima nyine ari fair, ntabwo ubuzima ari fair. Uno munsi umeze neza, ejo kamera nabi, uno munsi waba uryohewe n'ibihe, ejo bintu bigahinduka. Wowe ikintu usabwa no gusenga, ukizera Imana, ubundi ukagisaba kukongera iminsi yo kubaho, ubundi ibintu bizagenda neza. Hagati aho ngaho rero, iyi ni D1 TV tukugiza amakuru menshi y'imyidagaduro. Ikintu tuba tugusaba ni kimwe, n'ukanda subscribe ugafungura notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye kujyaho mu bambere, ntugire ikiganiro kimwe ucikwa, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajye kugira ku gihe. Ibintu ari sawa cyane, komeza rero kugira ibihe byiza. Mwijwi rirerire njya kumva ati dore cya cyana twishyuriye ngo apfe ari kuyakoresha mu bodyguard. Ndavuga ati okay, uwo ni uwa mbere. Noneho ngize Gisenyi hari umugore nahuye nawe, aravuga ati ujya uri hano uri gucuranga nta n'ubwo urapfa. Hari n'abantu batanga amabeti nyize mu Rwanda, hari abantu batanze amabeti bakajya bakubetingira batarapfa cyane, nta no gukinira clip yabyo. Urumva andi bakubetingira batarapfa, abandi bati ntapfate byo tubigure. Aho ngaho rero reka mbasaba imbabazi.